haleluya baducanira umuriro ngo barangije baducanira umuriro Imana ishimwe batwakira twese ngo biravuze ngo bene igihugu batugirira neza cyane haleluya ntangariza abantu badukurikiye umaze kugira neza banga haleluya aho ntiwasanga n'abantu ugiriye neza abantu babimenya ntiwasanga abantu ugiriye neza abaturanyi babimenya haleluya ariko birivuze ngo iki iravuze ngo arangije atugirira neza cyane amen ngarangije atwakira neza haleluya nagira ngo ntangariza abantu ngo imirimo y'abera izagira gute iyi mirimo y'abera izibukwa haleluya turabakire bakunzi ba Niyo Yabivuze TV na Humura TV amahoro y'Imana bane namwe twongeye kugaruka muri rya jambo Imana iduhaye mugaha Imana iduhaye ngo tugirane namwe ibihe byiza byo gusenga abari muri iki gihugu abari hanze yacyo abari muri Amerika Canada Burayi abari muri Omani abari mu Bufaransa mu Bwongereza turabashuhuje mahoro y'Imana naganze twari tugarutse mu ijambo ry'ihumure twari tugarutse mu ijambo Imana iduhaye imbere yacu dufite umutumirwa reka tumwakire abasuhuza bibwira nukuri turabakunda cyane turabakunda turabasengera Imana ishimwe nukuri dukunda abakunzi bacu cyane mudusharinge komenti muduhe ibitekerezo tuba twashyizeho na nimero kugira ngo tuganire namwe wifuza gusengana natwe watuvugisha niyo mpamvu tuba twahashyize iyo nimero turamwakiriye umutumirwa wacu ntizimbye mu magambo hanyuma tubwire icyo Imana yamushyize ku mutima turakwakiriye umukozi w'Imana Imana isize amavuta rwose arasa neza Imana iramuhagurukije muri ibi bihe ni ukubera Imana Yesu aguhumugisha mama Samweli hanyuma shuhuje abantu badukurikiranye ndababwiye ngo yambi amahoro y'Imana bane namwe ubwiza bw'Imana bubashyigikire ubwiza bw'Imana bubagote hanyuma mujye kuri Niyo Yabivuze TV na Humura TV mwandike komenti share ibitekerezo byanyu ni ukuri dukeneye inama zanyu ni mwebwe babyeyi dufite ni mwebwe nshuti dufite ni mwebwe miryango dufite rero mudushigikire mu izina rya Yesu hanyuma ndabashuhuje abantu bari mu bihugu bitandukanye abadiaspora kandi nitwibagiye n'abarwayi bari kwa muganga babwire ngo hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu reka dusenge nitumara gusenga tuganire ku ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana n'umutima utera imbaraga ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye ijambo ry'Imana rirarema ijambo ry'Imana ribeshaho ijambo ry'Imana rirubaka amen we warunaniwe we warucogoye izera ijambo ry'Imana urabona imbaraga z'Imana katwubaha Imana dusenge mu izina rya Yesu uri Imana yo kwizerwa uri Imana y'inyembaraga uri Imana yo kubahwa ufite uko ubigenza ibintu bikemera turagushimiye Imana abanye mu ruhande rwacu waturinda umuntu ubugingo ibyaduhize byari byinshi ariko himbazwa wowe utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo nica ahangaha kuyikamera ndasenze kugira ngo ushyigikire ntabari njye mama Samweli imbaraga z'Imana zibe kuri njyewe imbaraga z'Imana zinkoreshe imirimo n'ibitangaza kuko imbaraga ze zageze kwa Yayiro zikwemo n'ibitangaza zageze kwa Lazaro zikura Lazaro mu mva yaramazemo iminsi 3 turagushimiye kuri Imana idakangwa na biracitse no kuri finali ujya ukora niyo mpamvu usenze kugira ngo ijambo ryawe rushyigikire umuntu wese uri buryumva ahemburwe nawe umuntu wese uri buryumva acitse intege yongere ajyemo imbaraga mu izina rya Yesu Kristo unyemere umuntu wese uri buryumve ntice mu gutwi ngo risokere mu kundi ahubwo umuhe kurizirika ku nkingi z'imitima mu izina rya Yesu Kristo umurimbyi yaravuze ngo ugufite abafite byose aravangwa ntabwo azacogozwa n'icamugongo ahubwo abazimubwira nibo bazagwa niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ubere abantu igihome ubere abantu ibyiringiro ubere abantu ubwugamo kuko umuntu waberewe ubwugamo ntabwo anyagirwa naho imvura yagwa naho imivu yatemba uwera wa Isiraheli kuko uba umutwikiriye ntabwo imivu mutembana niyo mpamvu usenze ngo utwikire abantu bawe kandi ubahaze isindi imbaraga ubahaze ubundi burame unyemereye mwami ntaba ari njyewe wowe ntuceceke umanuke gukora icyo wagambiriye umugoroba kandi ubohora abantu bawe urakoze mwami kuryumvise dusabye twizeye izina ry'Data wa twese niba n'Umwuka wera amen amen
tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu byakozwe n'intumwa ibice bizaho 28. Ibyakozwe n'intumwa ibice bizaho 28. Twumve ijambo ry'Imana. Imana iguhereza umugisha. Dusomere. Kadusome mu izina rya Yesu. Yego. Aravuze umutwe w'amagambo ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Yego. Murongo wa mbere 28 haravuze ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene gihugu batugirira neza cyane. Baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana. Incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene gihugu babibonye icyo kururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idacurwa kibera ntimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo aba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindukira bati ni Imana. Yego, Imana ishimwe. Amen, amen. Amen, haleluya. Imana iguhereza umugisha. Ongera utangire tugendane ijambo ry'Imana kugira ngo mbashe kurisobanura neza. Haravuze ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bibiliya ivuze ngo kiravuga ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa iki? Cyitwa Merita. Haleluya. Papa ngo tumaze gukira, mama tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa iki? Cyitwa Merita. Komeza. Bene gihugu yego batugirira neza cyane. Ngo bene igihugu batugirira neza cyane. Haleluya. Baducanira umuriro. Ngo barangije baducanira umuriro. Imana ishimwe. Batwakira twese. Biravuze ngo bene igihugu batugirira neza cyane. Haleluya. Ntangariza abantu badukurikiye umaze kugirira neza abanga. Haleluya. Aho ntiwasanga n'abantu ugiriye neza abantu babimenya. Ntiwasanga abantu ugiriye neza abaturanyi babimenya. Haleluya. Ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo arangije atugirira neza cyane. Amen. Ngarangije atwakira neza. Haleluya. Nagira ngo ntangariza abantu ngo imirimo y'abera izagira gute? Imirimo y'abera izibukwa. Haleluya. Ibintu byose ukora niba uzi kugira neza Imana izakwibuka, kandi niba uzi kunagira nabi Imana izagira gute? Izakwibuka. Haleluya. Ariko nagira ngo ubwire ngo nta muntu wagiriye neza umuntu ujya ukorwa n'isoni. Ibintu byose ukora Imana irabyandika. Haleluya. Yarambwiye ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga, ukw'imoso ni kuzagire gute? Ni kuzabimenya. Imana ishimwe. Ntangariza abantu ngo baracyafite urukundo nk'urwa mbere. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo bene igihugu, haleluya, ngo batwakira neza cyane. Imana ishimwe. Ntangariza abantu, mama uracyakira abantu neza mu rugo iwawe, uracyakira abashyitsi neza mu rugo iwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uracyafite urukundo nk'urwa mbere. Imana ishimwe. Haleluya. Ese uracyafite umutima w'impuhwe nk'uwa mbere? Imana ishimwe. Birashoboka ko wahuye n'ibikomere, mbese birashoboka ko wahuye n'ibikomere abantu bakunamura mu rukundo, birashoboka yuko abantu baguhemukiye, ariko nagira ngo ubwire ngo ongera wongere wegere Imana, ongera ugirane ubusabane n'Imana, ongera wongere ibihe nk'ibiza mbere. Imana ishimwe. Komeza ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ihimbazwe. Amen. Amen. Haravuze ngo batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Biravuze ngo batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Imana ishimwe. Birashoboka yuko hari imbeho uhagazemo, imbeho y'ibigeragezo. Birashoboka yuko mama hari imbeho uhagazemo y'amahwa. Birashoboka yuko hari imbeho uhagazemo y'amagambo. Birashoboka ko hari imbeho uhagazemo y'ubushobozi.
abashomeri, birashoboka yuko hari imbeho uhagazemo y'intambara, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu aracyafite urufunguzo rufatika ku buzima bwawe. Yesu aracyafite urufunguzo rw'umugisha ku buzima bwawe. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo hari imvura n'imbeho. Ntabwo nzi imvura uhagazemo. Wasanga imvura uhagazemo ari ibigeragezo, wasanga imvura uhagazemo ari uburwayi, wasanga imvura uhagazemo ari agahinda, wasanga imvura uhagazemo ari urugo rubi, wasanga imvura uhagazemo ari abana bakunaniye, ariko nkuzaniye ijambo ngo Yesu aracyakora. Haleluya. Naho abana b'abantu bananirwa, Uwiteka ntabwo ajya ananirwa. Imana ishimwe. Yego, amen. Gatatu haravuze ngo ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi. Ariko ngo Pawulo ateranya umuganda w'inkwi. Imana ishimwe. Mama, gira ibintu usezerera ku buzima bwawe. Haleluya. Gira ibintu usezerera, gira ibintu uhaga, n'Imana nayo ibihaga. Imana ishimwe. Kuko birivuze ngo iki? Iravuze ngo Pawulo ateranya umuganda w'inkwi. Impamvu Pawulo ateranyije umuganda w'inkwi nuko yumvaga muri we hari ibyo arambiwe, nuko yumvaga muri we hari ibyo akwiye gusezerera, nuko yumvaga muri we hari ibintu ashyize hasi. Haleluya. Ngarangije Pawulo ateranya umuganda w'inkwi. Mama, gira ibintu uteranya ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Gira ibintu usezerera. Sezerera ubushomeri, sezerera uburwayi, sezerera urushako rubi, sezerera kredi, sezerera amadeni. Ubwira Imana ngo ma, nzi kwavugane nanjye kutazankoza isoni, nzi kwavugane nanjye kutazampemukira, nzi kwavugane nanjye kutazanta. Ugira ibintu usezerera mu rugo iwawe. Ntabwo nzi ibintu bikuruhije, ntabwo nzi ibintu bitumye udasinzira, ntabwo nzi ibintu bitumye utaryama, ariko birivuze ngo iki? Biravuze ngo Pawulo ateranya umuganda w'inkwi. Imana ishimwe. Ngarangije aracana. Amen. Mbwira abantu ngo mugire ibintu musezerera. Haleluya. Mama, wowe nkurikiye gira ibintu usezerera. Papa, wowe nkurikiye gira ibintu usezerera. Wa mukobwa gira ibintu usezerera. Birashoboka yuko Imana yakubwiye ubukwe, umusore akaza aje akagenda, umusore akagaruka aje akaza akagenda, hakaza undi aje akagenda, ariko gira ibintu usezerera. 2025 gira ibintu uhaga. Uyu munsi ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu. Najya nkubwira ngo gira ibintu usezerera. Sezerera uburwayi, sezerera ubushomeri, sezerera agahinda, sezerera intambara, sezerera ubupfubyi, sezerera abakugambanira, sezerera abakuryarya. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo distasefo. Pawulo ateranya umuganda w'inkwi. Hano Pawulo yari afite kwizera. Mama, ongera ugire kwizera, ongera ugirire Imana icyizere. Birashoboka ko hari ibyawe byapfuye, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo gira ibintu usezerera. Komeza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Abangu inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene gihugu babibonye icyo kikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Amen. Biravuze ngo icira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Imana ishimwe. Hano Pawulo mwibuke, icira imuruma ku kiganza. Abantu bavuze amagambo menshi, baravuze ngo ntabwo asenga, baravuze ati n'ubundi yari uwo gupfa. Imana ishimwe. Birashoboka yuko Imana ijya idutanga mu kibazo kugira ngo irebe ko wifata. Birashoboka yuko Imana ijya yemera ko abantu bagufataho ijambo kugira ngo Imana irebe uko wifata. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Pawulo icira iva mu muriro imuruma ku gikonjo. Haleluya. Imana ishimwe. Birashoboka yuko hari ibintu byakurumye mu kazi, hari ibyakurumye mu rugo rwawe, hari ibyakurumye mu bana bawe, hari ibyakurumye mu rushako rwawe, hari ibyakurumye biturutse mu muryango. Imana ishimwe. Nk'uko Pawulo Bibiliya ivuze ngo irangije iva mu muriro imurima ku gikonjo. Ni waya sire bone dromefo heradistase. Nkuzana ijambo rivuga ngo nubwo hari ibyakurumye, hari kiringira Imana. Nubwo hari ibyakurumye, ongera utabaza Imana. Nubwo hari ibyakurumye, ongera ugirire Imana icyizere. Nubwo hari ibyakurumye, Imana ishoboye byose. Amaboko y'abantu yananirwa, ariko Imana ntabwo yananirwa. Nkubwire ngo iringire Yesu. Amen. Amen. Hanyuma kadukomeza ijambo ry'Imana. Amen. Bene gihugu ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Ngo
barangije baravanga umuntu n'ukuri n'umwicanyi. Pawulo inzoka ikimara kumuruma ku gikondo, abantu bavuze aho bashaka, nk'uko hari abakuvuze mu kazi, nk'uko hari abakuvuze mu rugo rwawe, bavuga ko utazabyara, bavuga ko utazashaka, bavuga ko utazaheka ngo byemere, bavuga ko utazakora ngo byemere. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hejuru y'amagambo y'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana, hejuru y'amagambo y'abana b'abantu hari ugukora kw'Imana, hejuru y'amagambo y'abana b'abantu hari ubutabazi bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Hano Pawulo abantu bose bamufasheho ijambo bumva yuko birangiye, nk'uko hari abantu bakwishe uhagaze bumva yuko ibyawe byarangiye, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo ongera ugirire Imana icyizere. Hejuru y'amagambo y'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana, hejuru ya karande zikurwanya hari imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Topaya sinima heradistasefo. Bibiliya ivuze ngo iki? Yavuze ngo iki riva mu muriro imiruma ku gikonjo. Baravuga ngo ni ukuri idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Birashoboka yuko hari abantu bagucukuriye inzobo, ariko dushimiye Imana ko abantu bajya baducukurira inzobo Imana ikaza ikazisiba mama. Amen. Dushimiye Imana ko abantu bajya baducukurira inzobo Imana ikaza ikazisiba, bakavuga ngo uyu muntu ntabwo azashaka, uyu muntu ntabwo azigera mu kazi atuza, ariko Imana ikishakira igitambo. Uyu muntu ntabwo azosa ngo byemere, ariko ukosa bikagenda neza. Uyu mwaka umuntu ntabwo azawurangiza, ariko Imana ikaza ikaduha imyaka. Dushimiye Imana ko itareba nk'abantu. Iyo Imana iza kureba nk'abantu, banza witegereza aho ugeze, ntabwo uza kuba ugihari. Imana ishimwe. Ariko dushimiye yara data wa twese kidakora nk'abantu. Imana ishimwe. Komeza ijambo ry'Imana. Nturora ubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ngo ntureba ngo yashyize mu nyanja idaca urwa kibera. Amen. Ngo ntimukundira kuba. Haleluya. Imana ishimwe. Dushimiye Imana ko abantu bajya baducaho towa, Imana ikaza ikayidukura, bakavuga ati ni ukuri uyu muntu byanga bikunda arasebye, bakavuga ngo amasamwe arasebye, ariko Imana ikaza ikirwanirira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bakavuga ngo Pasiyasi arasebye, ariko Imana ikaza ikihesha icyubahiro, bakavuga ngo umwaka ntabwo uzawurangiza, ariko Imana ikaza ikarwana igatsinda. Imana ishimwe. Ntangariza abantu badukurikiye, hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga za Ryangombe hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'Ibitega hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'ibikurwanya ibyo byose Uwiteka birusha amaboko. Imana ishimwe. Komeza ijambo ry'Imana. Kadukomeze mu izina rya Yesu. Yego. 5 Yego. haravuga ngo ariko akunkumurira igikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Pawulo afata icyo gikururuka akunkumurira mu muriro. Tuvuga cyane ngo amen. Imana ishimwe. Hano Pawulo ari gukunkumura, hari ibintu yararambiwe mama, hari ibintu yarahaze papa, hari ibintu yarahaze, haravuga ngo byibuza reka nkunkumure, wenda umunsi Imana yakina finali ku buzima bwanjye nk'uko nawe uje gukina finali. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Pawulo, haleluya, akunkumurira icyo ngicyo gikururuka. Imana ishimwe. Mama, gira ibintu kunkumurira mu muriro. Birashoboka ko ari uburwayi ufite, kunkumurira mu muriro. Birashoboka yuko abarozi bakuzengereje, kunkumurira mu muriro. Birashoboka yuko ubugumba bukuzengereje, kunkumurira mu muriro. Birashoboka yuko ubukode bukumereye nabi, kunkumurira mu muriro. Birashoboka yuko intambara zikuzengereje, kunkumurira mu muriro. Birashoboka yuko abakurwanya mu kazi ari benshi, kunkumurira mu muriro. Imana ishimwe. Haleluya. Topaya sinima. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Pawulo ateranya umuganda w'inkwi, arangije arawucana. Mama, gira ibintu uteranya, nurangiza ucane. Imana yiteguye kugushyigikira, yiteguye kubana nawe, yiteguye kukuneshereza, yiteguye kukurwanirira. 2025 hari ubutabazi Imana izanye kuri wowe, hari ineza Imana izanye. Birashoboka yuko umaze igihe ku gisasiro cy'uburwayi, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo
akira gukira mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Pawulo akunkumura iryo gikururuka mu muriro. Mama agira ibintu kunkumurira kanseri, kunkumura diyabete, kunkumura umugongo. Imana ishimwe. Ongera ugire kwizera. Bibiliya yarambwiye ngo nawe wagira kwizera nk'akabuto kangana sinapi, wabwira umusozi uri imbere yawe ngo wa musozi wevaho, warangiza ukimuka, warangiza ukavaho. Imana ishimwe. Niwe Pawulo w'iki gihe, ninjye Pawulo w'iki gihe ngo Pawulo arangije hafata iryo gikururuka akunkumura mu muriro. Imana ishimwe. Yego. Mama nkuzana ijambo rivuga ngo gira ibintu kunkumura. Birashoboka ko urugo rukunaniye, gira ibintu kunkumura. Imana ishimwe. Birashoboka ko abana bakunaniye, gira ibintu kunkumura. Birashoboka ko abana babyeyi batumva ari ukubera umwanzi mubi Satani, gira ibintu kunkumura. Imana ishimwe. Birashoboka ko mu kazi harimo intambara, ariko gira ibintu kunkumura. Ubwira Imana ngo Mana nararangaye, ongera ungarukeho, ongera umpereze imbaraga zo gusenga, ongera umpereze kuba maso. Imana ishimwe. Banza urebe mbere kugira ngo Satani yinjire. Ntabwo ufite aho warangariye, ntabwo ufite aho watsindiwe. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Pawulo ateranya umuganda w'inkwi, afata icyo gikururuka, arangije arakunkumura. Nkuzana ijambo rivuga ngo uyu munsi ku itariki ya mbere kwa gatatu gira ibintu kunkumura ku buzima bwawe. Imana irema amataka mashya ku buzima bwawe. Imana yubaka ubuzima bushya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Komeza dukomeze mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana. Haleluya. Haravuze ngo 6. Yego. Babandi bategereza yuko ari bupfe, ari bubyimbirwe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona nta kintu abaye, babona ntacyo abaye. Imana ishimwe. Barahindukira bati ni Imana. Amen. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo babandi, haleluya, bategereza yuko ari bupfa akindutse cyangwa se ari bubyimbirwe. Babandi tugendana nabo, babandi dusangira nabo, babandi turasengana, babandi dufatanya guhanura, babandi twuzurana mwuka wera, babandi tuvugana indimi. Imana ishimwe. Haleluya. Babandi twicarana nabo mu kazi, babandi tugendana nabo, babandi duturanye nabo. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo babandi, mama, babandi bakurwanya, papa, babandi baguhiga, bakugambanira mu kazi, bavuga ntabwo azubaka, ntabwo azashaka, nubwo yize diporomeye nta kizamumarira. Imana ishimwe. Nubwo ashatse ntabwo ruzarama. Haleluya. Nubwo yuriye indege nta mugisha azabona, ntibizakora ngo bigende. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo babandi ni waya siredro, ngo bategereza yuko ari bupfa akindutse. Mama, hari abantu bategereje yuko uri bupfe, ariko Imana irakwimana. Hari abategereje kuri busare, Imana irakwimana. Hari abategereje yuko ibyaha bigomba kurangira, ariko Imana irakwimanye. Imana ishimwe. Hari abategereje yuko utazabona diporome, Imana irakwimanye. Hari abategereje yuko diporome yawe nta gaciro izagira, ariko Imana irakwimanye. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo babandi bategereza yuko Pawulo ari bupfa atindutse. Mama, hari abantu bategereje yuko uri bupfa ukindutse, ariko bakibitegereje babona nta kintu ubaye. Papa, hari abantu bategereje yuko uri bupfa ukindutse, ariko bakibitegereje babona nta kintu ubaye. Wa mukobwa we, hari abategereje yuko uri bupfa ukindutse, ariko bakibitegereje babona nta kintu ubaye. Wa musore wankurikiye, hari abategereje yuko uri bupfa ukindutse, barangije babona nta kintu ubaye, ngo barangije barahindukira, baravuga uyu muntu asenga Imana. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo ubona unaniwe, ariko Imana ntiyananirwa. Nubwo ubona ucogoye, mu ijuru hari Imana. Imana ishimwe. Igifata ibitariho yarangiza ikabibeshaho, igifata ibyapfuye yarangiza ikabizura, ibidafite ishusho ikabihereza ishusho. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo babandi. Haleluya. Babandi sha, abo ngabo batuzengera, abo ngabo bene gihugu. Haleluya. Batwitambikira mu mugisha, batwitambikira mu masezerano.
imana ishimwe. Babandi b'icyo gihugu bagenjeje Pawulo ariko basanga bari kugenza umuntu w'Imana, basanga bari kugenza uw'Imana yavuzeho, basanga bari kugenza uw'Imana yasize. Birashoboka yuko hari abantu bakugenza, ariko niba uzi ko Imana yagusize, nkuzaniye ijambo ngo humura komera. Hejuru imbaraga z'abakurwanya hari imbaraga z'Imana. Ndi kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana icogoje imbaraga z'Abafilisitiya zagenzaga ubuzima bwawe. Imana icogoje imbaraga z'Abafilisitiya zakurwanyaga mu kazi. Birashoboka yuko umaze igihe urwaye kanseri, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo hejuru imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana. Birashoboka yuko abaganga bananiwe, ariko mu ijuru hari Imana. Wowe umaze igihe urwaye umugongo, hakira gutsindishirizwa n'Uwiteka. Wowe ufite amadeni yarambiwe, hakira kwishyurirwa n'Uwiteka. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Wowe ufite umutwe wakurembeje, hakira gukizwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Wowe ufite uburwayi bwo kuva buzengereje, hakira gukizwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana iri kumbwira ngo mbwire abantu, Imana ibashyizeho uburinzi, Imana imanuye umutaka, haleluya. Ifu zibaye nyinshi cyane, ariko n'abakurinda Imana irabarinze mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo ikiruma Pawulo ntiyagira icyaha, ngo babandi bategereza yuko hari bupfa akindutse cyangwa se ari bubyimbirwe, ngo ariko bakibitegereje babona nta kintu abaye, baravanga umuntu asenga Imana. Nkuzana ijambo rivuga ngo humura. Hejuru imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana. Hejuru imbaraga z'ibikurwanya hari imbaraga z'Imana. Hejuru imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Birashobora ko umaze igihe urwaye, ariko ngera ugirira Imana icyizere. Twagiye tubona Imana ikiza abantu, uyu munsi Imana iracyakiza. Amen. Yigeze igera ku kirema cyari kimaze imyaka 38, Imana igikura ku irembo. Nkuzana ijambo rivuga ngo humura komera. Hari irembo umazeho igihe, Imana ije kurigukuraho mu izina rya Yesu. Imana ibahereze umugisha, Imana ibashyigikire. Yego. Hanyuma Mama Samweli, Imana imuha umugisha, atubwirije neza kandi amagambo meza y'Imana. Biba biduhiga ni byinshi, ariko kubera ko rata bategereza ibiri tubeho n'ibisohore, Imana imuha umugisha. Birashoboka yuko wowe urugo rwakunaniye, ariko ngera ugirira Imana icyizere. Hari ihumura Imana izanye kuri wowe, hari ubutabazi Imana izanye kuri wowe. Ndi kumva ijwi ry'Imana niba ngo mbwira abantu hari amahirwe y'abacitse, ariko Imana ibazaniye andi mahirwe. Niba uzi ko wasenze Imana ukiranuka, ntabwo uzamwara, ntabwo uzasekerwa, ntabwo uzaseba mu maso y'abategereje kuseba. Imana ishimwe, haleluya. Birashoboka yuko ubona nta nzira, ariko Imana ikuzana inzira mu izina rya Yesu. Yego. Imana itanze inzira mu izina rya Yesu. Imana itanze inzira. Reka tambutse nimero ye ya telefone, wamuboneraho kugira ngo agusengere. Imana n'umuhanuzi w'Imana, Imana yasize amavuta, turamwemera rwose. Akunda kuvugana n'Imana rwose. Nomero zanjye ni 078 6 7 308 078 6 7 308. Hanyuma Mwuka w'Imana ari kumbwira ngo mbwire uyu muntu nkurikiye, wowe ufite ibibazo ubona ugiye kwinjira mu marembo ya gereza, Imana irambwe nkubwire ngo Imana igushyizeho uburinzi, ikuzirikiye kigufi. Kandi uyu muntu ari hanze, ntabwo uyu muntu ari mu Rwanda. Imana irambwiye ngo uyu muntu ari hanze, arabona intambara zamusatiriye mu gihugu cyo hanze, ndetse na gereza iramusatiriye. Ariko ndikumva ijwi ry'Imana rimwe ngo Imana imukuyeho akagambane, Imana imukuyeho mbese iminyururu, Imana imukuyeho imigambi y'umubisha. Kandi uyu muntu agambaniwe n'umugore we ni Wayasire Bone Dromefo, ariko data wa twese arambwiye ngo ntabwo azamutanga mu maso y'ababisha mu izina rya Yesu. Nuko nari numvise Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo Imana ikuzaniye ihumure n'igitinyiro n'uburinzi. Esaya 7:7 haravuga ngo Uwiteka Imana yarahiye, aravuze ngo imigambi yabo nizahama nta nubwo izanasora. Imigambi y'abakurwanya, imigambi y'abakugambanira ntabwo izahama ku buzima bwawe. Wowe icyo ugomba gukora ni ukubaho Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Reka dusengera Imana soza, turamwakiriye. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'inyembaraga. Yobu yaranditse aravuga ngo nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uwera wa Isiraheli, ushoboye byose ku bantu bakwizeye, ushoboye byose ku bantu waremye. Niyo mpamvu usenze kugira ngo uruhure abantu bawe,
bawe, uyu mwaka arengera bakurengera, uyu mwaka agira neza bakugirira neza, uyu mwaka atabara bagutabara mu izina rya Yesu. Nemerera uzahura abantu bawe, urakoze Yesu kubikoze, ni mu izina rya Data wa twese n'ibani ry'Umwuka wera. Amen. Imana ibahe umugisha.